Stefano atunguwe nuko Bugingo yamuciriye dosiye z'ingirakamaro. Hagati y'ubworozi bwo kwa Filipo bwajemo kidobye. N'urunana. Gira vuba kante. Ndashaka ko turangiza gufura hakiri kare nkajya ku ishuri ngusize mu bindi. None se urajya ku ishuri kandi muri mu biruhuko mu maganza? Ubuse si nkaho ikiruhuko cyarangiye kante. Ewe. Gusa mfite n'abana bari muri ya gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri ngomba kwitaho. Iyo gahunda bimeze ite? Ni gahunda yo gufasha abana badatsinda neza ku kigero cyagenwe tukabakurikirana by'umwihariko. Abo mfite rero no mu biruhuko turiga ku minsi imwe n'imwe. Ndumva ari byiza pe. Rega buriya ntago abantu dufatira icyarimwe. Hari ababifata vuba, hari ababifata ari uko babanje gusubiramo ibintu kenshi. Natwe niyo mpamvu twashyizeho iyo gahunda kugira ngo na wa wundi ubifata bitinze abone umwanya w'inyongera kugira ngo abashe kugendana na bamwe babifata vuba vuba. Ngo pe, oye ubanza nta mwana uzongera kuva mu ishuri ngo byaramunaniye pe. Kereka wenda bazahura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo nyine. Oya nta mwana ugomba kuva mu ishuri. Gusa nyaruka umena ayo mazi. Ndashaka ko turangiza ibyo gufura. Sinakubwiye ko nshaka kugenda. Yo Mama Ganza, Uko mbanye n'utundi dushwi twapfuye. Ariko sizi inkoko zanjye ziri kuzira iki koko? Buri munsi ngiye kujya mfusha imishwi koko. Nyamara Mama Ganza, njye mbona hari ikintu gishobora kuba kibyihishe inyuma pe. None se ubwo ko wambwira ari iki cyica ibishwi buri munsi kandi noneho ikagipfita narwaye. Ahubwo se nyine wewe wakwibajije impamvu hapfa imishwi gusa. Nimba ari abaziroze kuki batahereye kuri za nyina ko arizo zitanga umusaruro mwinshi. None se ubwo wowe ukeka ko ari iki Mama Ganza? Ubwo ngubwo wowe utekereje neza wumva ko inkoko yakifata ikipfisha? Gero nkeka ko zimaze kuba nyinshi zitagikwirwa mu kiraro. Birashoboka ko kubera ubwinshi inkuru zihutaza udushwi bikarangira dupfuye. Aha, nyamara ibyo nkubwiye wazabikurikirana. Buriya impyisi yaravuze ngo ujye ucenga ibyo rubanda bavuga. Yego ko. Ubwo se uragenda utariyera? Kurya se n'ibiki? Ndabandya. Maze ngeze ku gasantire ngiye gushaka ikiraka menya ko abandi batangiye gutanga amadosiye ngaruka ntarwiyambitse nyine ngo nanjye ntwari yanjye nayo ngo guki. Nta kundi ubwo urarya uhindukiye. Ahubwo se dosiye yanjye yari iri hano ko nayibona irahagana ye. Ko nayo irambitse aha ku meza. Nyiramari dosiye yanjye ko ntayo mbona irahagana. Yewe naba nkubeshye pe. Reba aho ngaho ko ntayihari. Yebaba we. Niko Nyiramari. Ninde wakoze ibingibi? Ninde wakoze ibingibi Nyiramari? Ibikisa kandi bakoze. Ndaje mpangana namwe mwese nta numwe uvuyemo. Kugeza mumbwiye umuntu wanyangirije amadosiye bigeze ahangaha rwose. Nge ni munyikubite ni Bugingo wabiciye. Ni munyumvire ngo ni Bugingo nyagwanya kingwa kurenda mu gikanye. Ari hehe nyana yimbwa. Ubu niwe wanyangiriza koko. Stefa, ibyo ni ibitutsi biva mu kanwa k'umubyeyi koko. Uriya si umwana araka nangani kwa n'inzara arakitwa n'imini. Akwihanganye. Aragafata abaye umwana arakabura ubwana. Ena mbwa gusa. Ubuse ko cyabicagagoye kikaba kimbuje amahirwe yo gupiganwa nk'abandi cyungutse iki. Yego koko umwana yakosheje. Ariko nawe nukwiye kumutuka ibitutsi bimeze gutyo koko. Ikindi kandi wibuka ko yabikoze arimo gusubiramo ibyo ku ishuri babigisha. Hanyuma se ku mashuri bigisha kwangiza. Mana we. Dore iyi niyo mpamvu rero nahereye kera mvuga ngo bazagikure mu ishuri kikareka gutwara n'amafaranga y'ubusa. Yego. Uyu nguyu ko ari kagabo ntiyiga. Kuki atanyangiriza se nkuko kira tindikatsa ni cyanyu cyanyangirije. Stefa, ihanganure keraho gutuka umwana bene ako kageni. Urakabije rwose. Mbese muri make nirakaje. Yego ntibarakajwe n'ubusa birumvikana. Ko yakononeye rwose. Ariko nawe wisubireho urebe ko nta ruhare wabigizemo. Uruhare rwo kugira ngo kikira kifuna muheto kinyangirize urumva ari uruhe koko. None se mugabo mwiza ko waruzi ko ari impapuro z'ingirakamaro. Ni gute wazirambitse ku meza ukigendera kandi uzi ko urugo rurimo abana bashobora kwangiza ibyo bahuye nabyo. None se mwebwe nk'urubyiruko mwumva twagira uruhare muri ibi bihe byo kwibuka? Ariko njye nabibabwiye ko numva twajya gusukura urwibutso rw'umurenge wacu.
ariko turi benshi ntabwo twakora isuku ku rwibutso ngo birangirire aho pe. none se wumva twakora iki kindi Felicien? njye ndumva twareba n'abacitse ku icumu batishoboye tukabasura tukareba icyo tubafasha. ubwo tuvuge ko twabakorera nk'iki se Felicien? niyo twagenda tukabakora turi mu mutwe amaboko nko kubavomera kubasukurira mu mbuga n'ahakikije amazu babamo byaba byiza. hari n'abo badashobora kwitemera ibihuru bikikije ingo zabo mbese ibintu nk'ibyo mbese. Felicien, icyo gitekerezo ni cyiza cyane nanjye ndagishyigikiye. ibyo nanjye ndabyemeye cyane pe. ahubwo si ikibazo kuba bikeneye ari benshi ubwo twabafasha bose ra. rero ku bwanjye niyo twafasha nka 2 munsi abandi nabo bazagerwaho ubutaha. none se twabikora gute kandi twari tugiye gusukura ku rwibutso Felicien? ndakeka ko gusukura ku rwibutso bitadufata igihe kinini. twagenda tukahakora isuku vuba na vuba twagaruka tukajya no muri iyo gahunda yindi. Felicien ubwo ntihaba hakeye cyane kandi natwe tugomba kujya mu zindi gahunda zacu zisanzwe zo kwiyubaka. ariko ngewe mfite ikindi gitekerezo cy'uko twabikora. kitubwire nyine. ko turi benshi kuki tutakwigabanyamo amatsinda bamwe bakajya hamwe abandi bakajya ahandi. nacyo ndumva ari igitekerezo cyiza. bamwe barangiza aho bagiye n'abandi barangije tugahita tujya muri gahunda zacu nk'uko Petero yari abivuze. ubwo se nibyo mbese ko n'ubundi imbaraga tuba tuzigabanyijemo kabiri. ntibingana n'uko twakorera hamwe tukaharangiza vuba tukajyana n'ahandi gutyo gutyo naho tukaharangiza vuba. ikintu nabonye ku itsinda ririmo abantu benshi ni uko riganda bikarangira hakora bamwe abandi bakanibwa. abandi mwe murabibona mutanye. ariko nimundebera ariko Stephen ngutegereze nguhebe nimara kurambirwa no ubone kuza koko unasoni. Zehorara wa magabo we. Zihorara se mbyihorera iki? umuntu duhane gahunda tutisaha niyi nurangiza rwose uyirenza amasaha ngahe. ushombe rwose ibyo wabyihore ko bavuga ngo umugabo bwira atariye ntibwira atabona. maze rero Stefano ndakuze rwose urabizi turaziranye. ubwo bonye ko wanyerereje kugeza mfashe umwanzuro wo kujya kwishakira ubwatsi bw'ihene uhimba amayeri yo kuza wibabaje ngo nakurakarira. ariko ibyo ni iki? yaba wandakariraga ariko gahunda yacu igacamo. ariko idacamo irabuzwa ni iki? iriya dosiye twayicayeho turayitunganye rwose neza nta cyatubuza rero kubona kariya kazi. dosiye uvuga yatuvunnye reba uko imeze. ibi ni ibiki gitefa? ni ibiki mbona? ngo kuko cya kigo cy'iwanjye cyabigenje. ikigo kikizi ubu se ninde mwana rwose watinyutse gukora ibi bintu? cya kimuga cy'iwanjye ngo ntibugingo cyagize kijyaho kibisubiramo rebera ibintu byose cyakoze koko ngo kirarimo kirakora ibyo bigara. ariko rero iyo mvuga nayo si nziza Stephen. ese niba mwana afite ubumuga ntukamutwe gutyo Stephen. cyakana n'intumba mbuze icyo mvuga rwose noneho ndeka. ngewe ntakubeshye rwose nabikubise amaso amarira nzenga mu maso mbuzwa kurira nuko nta mugabo urira imbere y'abana. none se iki kibazo ubu turakikura mu gutera ubu se iki kiraka turemera kiducikera? si ibintu twakoze iminsi irenga 3 koko twakwibeshya ngo reka tubyicareho uyu munsi umwe koko burira tubirangije. simpamya ko twabisubiramo ngo tubirangize pe kuko iyi dosiye yaratuvunye. ni ukwiyakira rero tukareka kwisaza ku busa nta kundi nyine ubwo nyine byarangiye. oya Stephen kiriya kiraka kirimo agatubutse ubu tukireke abandi bagipiganirwe tuzajya gusaba akazi abazagitsindira koko ko numva nabyo bidashoboka. none se mvuge ngo ikibusho wowe niba ubona twakwiyemeza tukabisubiramo nta kibazo. niba ubona kandi kwaba ari ukwitesha umutwe nabyo nyine ni uku nta kundi. numva rwose none se iyi dosiye tuyireke cyangwa twemere tuyihambeho tuyisubiremo? ngewe nta jambo mfite rwose ubu ndumva nabaye nk'ikintu cy'ikibwa kiraho kidafite n'icyo kivuga rwose. oya yewe ibyo twakora wowe fata umwanzuro w'icyo uhitamo rwose ndakurikiza icyo. igihe se ko narinzi ko ubwo ufunze butike ugiye kuba uri hano mu rugo. ngiye mu biganiro ku kagari da. byari byandenzeho kubera gutekereza ko nuza tuganira ku kibazo cy'inkoko byatumye ntibuka izindi gahunda. ntumbwire ko zongeye gupfa ariko. yewe we hapfuye indi mishwi 3. ngo imishwi ingahe? wabyihoreye wa mugabo we ko giye uba agahinda kanyishe
utundi 3 rwose twapfuye. ntabwo byumvikana pe, hari ikintu cyihishe inyuma y'urupfu rw'inkoko zanjye rwose. Ubwo se nawe urashaka kuba nka Kantengo wambwiraga ngo wasanga hari uwatugiriye ishyari akaba aziroga? Nabyo byabada, ishyari se ntuzi ko riba mu bantu? Oya Firi, ntabwo ari byo. Ari uziroga yaba yarahereye ku nkuru, ntabwo yajya kuroga udushwi gusa. None se wo kumva ko biterwa n'iki? Reba ejo twapfushije imishwi, uyu munsi hapfuye indi, ejo bundi nuko byagenze. Wowe se urumva zitora zigapfa gusa? Bye rero nkeka ko byaba biterwa no kuba ari nyinshi mu kiraro kandi ari gito. Koko nabyo byashoboka, inkuru zikaba zihutaza utukiri duto cyane. Ahubwo nta no gushidikanya, ikibazo nicyo nta kindi. Niba ari ibyo rero tugomba kubaka ikiraro kinini, nako tuzubaka 2 ku buryo rwose tugira ikijyamo inkoko nkuru n'ikijyamo imishwi. Ibyo bintu uko byaduhenda Firi. Urumva amafaranga yo kubaka ibiraro 2 twayabona? Ariko wowe uke kubu tutakiri mu kororera kwihaza mu kubikomoka ku matungo gusa, ahubwo twamaze no kwinjira muri gahunda y'ubucuruzi. Yego ndabibona ko turya amagi tukanasagura yo ducuruza, ariko nanone kubaka ibiraro 2 byadutwara amafaranga tudafite. Erega burya gucuruza ni kimwe no guhinga, itandukaniro nuko imbuto zo mu bucuruzi ari amafaranga. Ubwo rero tugomba kuyashaka byanze bikunze tukayashora kugira ngo abyara andi. Ubusakaruko kararangiye Pete? Kararangiye da. Ejo ni rwose tuba twasubiye ku ishuri. Basi nta kundi uzagira amasomo meza. Warakoze rwose muri aka karuhuko, ntacyo nagushinja, wagerageje kunsura uko ushoboye. Oya, ntabwo ugomba kunshimira mute kuko ni inshingano zanjye. Kahise naha guserega no muri kaminuza mba ngutekerezaho. Pete, ni ukuri ntukavuga ijambo kaminuza turi kumwe. Ese kuko birakubangamiye njye nitwararika sinkabivuge? Pete, ni ukuri igihe cyose numvishe ijambo kaminuza sinzi ukuntu rifata ku mutima, nkibuka ko nagiye kwiga kandi nari nariyandikishije. Oya humura mute, jirenga iryo hungabana rigahumve ko kwiga no kutiga byose bishoboka, kandi abantu bose ntibabayeho kuko bize kaminuza. Ariko njye nari nariyandikishije ndi hafi no gutangira kwiga Pete, maze binca mu mwanya y'intoki. Ndabyumva, ariko si wowe wenyine wiyandikishije ntuyige mute. Ariko jya utandukanya impamvu zituma umuntu atayiga Pete. Ubu se ninde wundi utarayize bitewe n'ubugoryi nk'ubwanjye bwo gukora imibonano mpuzabitsina nyiri umwana byongewe itanakingiye? Ariko se bwo ibyo urabivuga kugira ngo nyumvise ko ibibazo byose urimo ari njye nyiraba yazana wabyo mute? Oya Pete, bivuze kugira ngo umve ko nta kiza kirimo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ukiri umwana. Ariko nanjye nibyo nakubwiye ngo ibyo byose si twe bambere byari bibayeho. Ntihabuze n'undi wese rwose utarigeze ajya muri kaminuza kubera impamvu nk'izacu. Ku buryo yaretse kwiga kubera kubyara Pete? Umwese cyangwa babiri ahubwo. Ubundi yamara kureka kwiga akabyara akarwana na fistire, ibirenze ibyo n'umwana yabyaye agapfa. Ariko umwana we ntabwo yakubabaje cyane mute, kuko n'ubundi ntabwo wamukundaga. Ari we, mbabarira di, ubu si yaba akiriho byibuze ntabamoze amarira make iyi fistire Pete. Ubu se ko abandi bagore bayirwara bafite n'abana batumye ibaho, ubu nkanjye nirirwa nukiri iki koko? Oya mute, yangane pe, wikwiheba. Ni ukuri rwose ho muri uzakira, sibyo? Kandi nanjye aho ndi hose rigomba gutekerezaho umunsi hazaboneka amahirwe yo kubagwa. Ni impamo y'Imana ninjye muntu wa mbere uzabikubwira bwa mbere, sibyo? Cyakora urankunda Pete, nubwo nabuze umwana ariko urahari ngo umoze amarira umwana yari kumoza. Mutesi akomeje kwicuza no kwiheba kubera ibyamubayeho, nubwo Petero agerageza kumuhumuriza. Wowe ubona hakorwa iki ngo kirire ihungabana? Naho mu kiganiro unana cy'ubutaha.